Hello, ndagushimiye cyane wowe ufunga ino video. Nagira ngo niba utarakora subscribe kwiyi channel @new technology uyifungure, kuko ndabizi ko video nzajya nshyiraho zizajya zigufasha cyane, zizagushimisha bizagushimisha. Noneho uyu munsi tugiye kwigana cyangwa se kurebana uburyo ushobora gufata disk yawe ugashyiraho password. Umuntu ashobora gufata imashini yawe akaba yajyamo akareba ibintu bitangombwa akareba, cyangwa se akagira ibyo asibamo. Kujya byirinda ushobora gufata disk ugashyiraho password. Step ya mbere, uraza hano urafungura ino window explorer, hanyuma ikuyifungura ukanda window key plus i, cyangwa se window key na i. Ubwo ni hanyuguti ya e nyine mu Kinyarwanda. Hanyuma ukaza hano muri this PC, katuzuminge kujya bigaragare. Muri this PC uhita ubona disk nyine yawe hano bitewe n'ibice wayigabanyijemo. Ngiye nagabanyijemo ibice bibiri gusa. Hari no Victory C iriho system cyangwa se window, ni Victory D. Ubona nyine isa nkaho nta bintu byinshi birimo. Hanyuma ugahita yishyura password. Ngiye nahisemo ko ngiye gushyira password yanjye kuri Victory D. Ikintu ukora tuzana pointer yawe cyangwa se nusuri hano, ugakanda right click, ugahita umanuka hano kuri jambo turn on BitLocker. Gusa hano kuri turn on BitLocker ugakirikaho, bakirikaho bagahita baguha aka gataburo uri kubona hano imbere, gafite umutwe uvuga ngo choose how you want to unlock this drive. Bano gutamo uburyo ushaka kujya ufunguramo ino disk yawe. Hano hari use password to unlock the drive. Ubwo no gukoresha password kufungura, ko hano hasi ho hari no gukoreshamo smart card pin kugira ngo ifungure. Ariko ibyiza reka dukoreshe password, kuko abantu benshi ntabwo bagira ama smart card. Gusa n'abafite wayikoresha, gusa kadukoreshe password. Niduhitamo gukoresha password, urabona hano bahita bakubwira ngo enter your password. And hano hasi naho ari enter your password. Ubu ni enter your password and enter your password. Enter password ushyiramo hano hejuru, ni nayo ushyiramo hano hasi, ihuye neza nta kintu na kimwe bibeshye. Ibyo wanditse aha nabyo wandika hasi, kuko iyo wanditse ibintu bitandukanye ntabwo byakunda. Kabyitamo password tuzadukoreshaho. Hano hasi naho ubwo tugiye kwandikamo password twanditsemo hejuru. Uhitamo ikoroheye kwibuka. Wamara kuhitamo ukaza kuri jambo next. Wamara kurikanda, do agataburo bahita baguha how do you want to back up your recovery key. Ni kuvuga ngo iyo password washyizemo ushobora kuyibagirwa. Uyibagiwe hari backup code baguha ushobora gushyiramo ino disk uba wafunze ikongera igafunguka nyine ko password wayibagiwe. Ariko iyo ufite izo backup code baguha zigufasha no kongera ukaba wayijya ukaba wanabikuramo ukongera ukasavinga bushyamo password. Rero izo password ushobora kuzemeza kuri Microsoft account yawe, cyangwa se ukazishyira kuri flash disk, ugizo ni za backup code, cyangwa savinga mu mafayiro yawe, cyangwa ukaziprintinga ku rupapuro. Utamenya ibintu bikoroheye. Noneho njyewe reka tukaduhitamo kuzisavinga mu mafayiro. Urabona barahita baguha kano gataburo maho, uhitamo ahantu ushaka kubisavinga. Kambisavinga hano muri download. Muri download ubwo misemo karo tugiye gusavinga backup code. Ndakanda okay. Hano barahita bamereza aka notification mark avuga ngo do you want to save the recovery key on this PC. Bakoze ushaka kwemeza zino recovery code cyangwa se backup code muri computer yawe. Hanyuma ndakanda yego. Ninkanda yego buriya byemeye, gahita nza hano nkande kuri next. Ninkanda next barambaza ngo hitamo uburyo ushakamo kugira nyine guhisha cyangwa se gushyira code kuri disk yawe.
ibyiza n'ubundi ushaka wakikandira next. Byo sawa, kwaza si witeguye gufata code yawe no gufata disk yawe ukayishyiraho code ukayifunga. Niba ari ibyo itegure ugahita wemeza. Start ukemeza, urabona ko biza yabaye encrypted nibwo yagiyeho password. Urabona bambwiye ngo encryption of D is complete, cyangwa se nyine encryption of disk D is complete. Hano bari kuvuga ko nyine yamaze kujyaho password. Bamaze kujyaho password, turakorozinga kano ka notification. Urabona ko yaje akagufuri. Aka kakagufuri urabona karacyameze nk'akari open. Angahe ikintu ukora kugira ngo urabona bwo kujyaho gutya birimo biremera, urabona ko biri kwemera. Ikintu ukora no aka kagufuri kajyo bune biri kugaragaza ko password wemejeho yagiye, kugira ngo noneho ijyeho ku buryo kwifungura ko byagenda kose baragusaba password. Biba bisaba ko ufata machine yawe ukayirestarting. Uraza mu machine yawe, uza hano muri power, ngo tujye muri restart, tujye kuri starting nyine machine. Ahangaha machine yacu tugiye kuyirestartinga. Okay, kuyirestartinga turategereza, nurambirwe. Ego machine yacu urabona yatse. Yatse anga machine maze kuyirestartinga. Nyimara kuyirestartinga nje mwanga ngarutse hano muri this PC. Okay, urabona ya disk D yacu yaroko disk D yacu, urabona yagiyeho password. Mbere yari akagufuri ariko gafunguye. Ubu ngubwo urabona ko akagufuri kaje gatandukanye n'akara ka mbere. Nyine iyo restartinze machine no kukagaruka kameze kanafunze. None rebe ninkakirikaho. Okay, ninkirikaho hano reba ka notification bahita bama. Bama notification nyine ya BitLocker, nyine ima notification ivuga ngo shyira mu password kugira ngo ufungure ino disk. Disk kwifungura bo no gushyiraho password. Utazi password ntacyo byakumarira, ntago wakinjira mwaha ngo byemere, ntago byakemera utazi password. Okay, ahangaha rero tushyiramo ya password yawe wahisemo, kanyishyiremo turebe. Okay, nemejemo password. Ukahita uzana ugakanda kuri unlock. Ndafunguye nyine. Disk urabona ko yangufuri hanise ifunguka. Hanyuma nkaza nkajyamo. Urabona ko disk yanjye noneho hano yafungutse. Ubu nyine password gumaho, check ushatse kubikuraho burundu nyine. Ako nyine password ubana igumi savinze tu. Rero umuntu wese twatangiranye no video ikaba irangiye, wakoze cyane. Nagiye nimba utarakora subscribe uyikore kujya muri video y'ubutaha tuzarebane indi video. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana.